ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze cyane mukomeze kugubwa neza aho mugiye muherereye hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese muhawe ikaze cyane. Njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Iyi ngiyi uri kumva cyangwa se ahangaha ugenda wumvira bino biganiro ni Dream Big Rise from the Ghetto. Yes, hano niho biba biri kubera kabisa, tugenda dusobanura inzozi zigiye zitandukanye ndetse no mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero uyu munsi ndaje ngo tuganire ku nzozi zikunda kurotwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Izo nzozi nta zindi, aho kurota ubona uri kuganira n'umuntu mutajyaga muganira na gato, ariko ukabona muri kuganira mwishimanye cyane, mwahuje urugwiro. Izi nzozi zifite igisobanuro gikomeye cyane kandi cyimbitse, nifuza ko wowe udukurikiye cyangwa se wowe umurikiye wakimenya, kuko ni ubutumwa bukomeye cyane kandi bukugenewe. Buri inzozi zijya ziduhereza ubutumwa bwinshi cyane, ariko hari abantu benshi batajya babasha kuba babihereza agaciro. Gusa kuri uyu munsi wa none wowe udukurikiye, ndifuza ko umenya iki kintu. Ubundi inzozi zije hari ubwo ziba ari ubutumwa bwo mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se ubuzima bwacu busanzwe. Reka turebere hamwe icyo izi nzozi zishobora kuba zavuga muri rusange. Buri inzozi zose urota ziba zifite inkomoko. Iyo ugaragaye uri kuganira n'umuntu utari usanzwe uvugana nawe, ibi ngibi bigaragaza ibintu bibiri bikurikira ngiye kuba nakubwira. Icya mbere ni impinduka mu mibanire yawe. Ushobora kuba uri mu gihe cyo kwiyunga n'abantu bagiye batandukanye cyangwa se ushaka amahoro mu mibanire. Ikindi cya kabiri, icyifuzo cy'imbere mu mutima. Ngo hari igihe wowe ubwawe uba wumva ushaka amahoro, imbabazi cyangwa se ibitekerezo bishya. Aho hantu nizeye ko mugiye mukumva neza cyane. Nanone kandi dore ibisobanuro by'izi nzozi ukwiriye kumenya. Ubusanzwe iyo uganira n'umuntu utajyaga uganira nawe, biba bishobora kumvikanisha impinduka mu bitekerezo byawe, ushaka kwagura umubano wawe n'abandi. Bishobora kandi kuba ubutumwa bwo kwiyunga cyangwa se ushaka gutangira umubano mushya n'undi muntu runaka cyangwa se n'abandi bantu runaka. Nanone kandi ni ikimenyetso cyo gukura mu bitekerezo, kwiga ndetse no kwakira abantu batandukanye, no gufunguka mu mibanire yawe n'abandi. Noneho reka turebere hamwe ukuntu bijyana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Reka dufate nk'ingero zigiye zitandukanye. Ese wigeze kuganira n'umuntu mutajyaga muganira habe na gato? Iyo ugaragaye mu nzozi muri kuganira neza cyane mwishimanye, ibi bishobora kuba ari ubutumwa bwo gutangiza amahoro cyangwa se bwo kwikuramo inzika yo mu mutima. Hari n'igihe kandi uba ukeneye kwakira abantu bashya mu buzima bwawe, cyangwa se ushaka gukura mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'imibanire. Guys, nimba tugeze kuri uyu munota cyangwa se tukiri kumwe, byiza ko wakanda subscribe kabisa kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ukoye like biradufasha cyane, kandi ujya no ku mbuga zacu zose twitwa Ghetto Talent TV. Ubashe kuba wadufollowinga kuri TikTok ndetse no kuri Instagram. Hano kuri YouTube ukore subscribe, comment, share, byose bikomeze kugenda neza cyane. Kandi nimba ugira inzozi kumva wifuje kumenya igisobanuro cyazo, ni byiza ko wanyandikira nkagufasha, haba kuri WhatsApp yanjye birimo muri description ndetse no muri comment hose ndagufasha. Reka dukomeze n'izi nzozi twavuzeho uyu munsi zo kurota ubona uganira n'umuntu mutajyaga muvugana cyangwa se umuntu mwari mwarashwanye. Noneho reka turebere hamwe inama zubaka wakura muri izi nzozi. Wowe unkurikiye, fata izi nzozi nk'ikimenyetso cyo guhinduka. Niba usanze hari uwo mutajyaga muganira, jya wibaza uti ese hari icyo twakwiyungaho? Niba hari umuntu mwigeze kuba mwaganira cyangwa se mufitanye ikibazo, jya usaba amahoro cyangwa se utange imbabazi mu mutima wawe. Reka izi nzozi zikubere inzira yo gutangiza umubano mwiza hagati yawe ndetse n'abandi. Kandi nkwibutsa ko turi kugenda tugana ku musozo. Rero ubaye utarakora subscribe, waba uri umwe mu bantu bari kugenda bahomba cyane byinshi bigiye bitandukanye, dore ko inzozi ziba zifite ubutumwa bwinshi kandi ubwinshi ugasanga ni na bwiza cyane. Rero biba byiza iyo ubimenye ukabasha kuba wagenda unabihereza agaciro. Kwibutsa no muri gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kuko iyo wayikanze birayi barisaba cyane, igihe dushyizeho ikiganiro uhita ukibona mu bantu ba mbere. Kandi nanjye nibyo mba nkwifuriza yuko ugomba kujya ubona ibiganiro byacu mu bantu ba mbere, kandi nkagushishikariza kuba wagenda ukora share cyangwa se usangiza ino video bagenzi bawe bagiye batandukanye bifashishije ya magurupe yose uba ugiye uherereyemo.
kandi wabona bitanakugoye ukaba wabasha gushyira video yacu kuri stati cyangwa se kuri status yawe. Ya rero ni iby'agaciro cyane kuba ukurikira Gato Challenge TV. Gusa ko nanjye ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Anshuti yanjye, nkibutse ko izi nzozi ziba atari impanuka. Iyo ubonye umuntu utajyaga uganira nawe nyuma mukaganira neza cyane, jya wibuka ko ubuzima bushobora kukwereka ko igihe kigeze cyo kwemera impinduka no kwagura umutima wawe. None se tukiranga hari inzozi wigeze kuba warota wumva ziguteye ubwoba, cyangwa se hari izo wigeze kuba warota ukanguka wumva ubabaye cyane, cyangwa se nanone hari izo wigeze kurota none ukanguka wumva wishimye umeze neza, ufuza kuba wakongera kurota izo nzozi. Nshuti yanjye, nkibutse ko akenshi rero inzozi ntizigende ukaguma uzibuka cyangwa se ugahora uzibuka, byanga byakunda ziba zikubiyemo ubutumwa bwinshi bugiye bitandukanye. Rero biba byiza rero iyo uje ugasobanuza ukamenya icyo ubwo butumwa bushatse kuvuga, ukamenya ese ni ubutumwa bwiza, ese ni umuburo cyangwa se ni ubutumwa wenda bufite icyo bumwigisha mu buzima bwa buri munsi bitewe n'ibyo ndi gucamo. Ibyo byose wifuje kuba wabimenya nta handi uza cyangwa se nta handi bibera, ni tunyandikira njyewe Aizo nkabasha kuba nagusobanurira cyangwa se nagufasha kumenya icyo izo nzozi zikubwira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kuko nkomeza kugenda mbikubwira, inzozi akenshi hari abantu bajya bavuga ngo zirabeshya, ariko ntabwo zose ariko zibeshya. Hari iziza zifite ubutumwa bukomeye cyane uba ukwiriye kumenya uko byagenda kose. Rero unyandikira muri comment cyangwa se unyandikire kuri nimero yanjye, tugire uko tubigenza umenye amakuru aba akugenewe muri icyo gihe. Bifasha abantu kumenya neza ubutumwa buba buri mu nzozi zabo cyangwa se mu nzozi baba barose. Njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane, ari nako mbabwira ngo reka duhure utaha. Hasta la vista kandi ndabakunda cyane.